cyokeje, yatekereza ukuntu yamuhaga igikoma ari kumuhendahenda, wowe uri kumubwira ngo ubisange ku meza ngendagiye. Barampamagaye. Umuzuko uzaba igisubizo ku banyamarira. Yesu nagaruka, umuzuko uzaba igisubizo ku barushe, umuzuko uzaba igisubizo ku bakennye, umuzuko uzaba igisubizo ku bapfakaye, umuzuko uzaba igisubizo ku bana batagira ababyeyi babo. Ubwo Yesu azahamagarira mu kirere iburasirazuba abamukunze bakamunambaho bakamusanganira. Intwari mu kwizera zizeye zibona ko Yesu azazura abapfuye. Hari amagambo ari mu Baheburayo, ntabwo ndavuga byinshi kuko mwabwirijwe na benshi. Nuko kwibutsa ko n'impamvu tugomba gukorera Imana tugakorera itorero tukiriho, nuko nyiraryo azazura abapfuye. Hatabayeho kuzara abapfuye amaturo twayareka. Ariko niba uzirikana uze kubona abantu bakundanaga bakiri bazima, umwe yapfa no kurya bikamunanira, kunywa igikoma bikanga, ariko hashira icyumweru agasoma ku gikoma, hashira amezi abiri agatangira agaseka, yaramaze ukwezi agaseka, umwaka akaba yabyibagiwe. Ushobora kwibagirwa ku wawe yagiye, ariko Yesu we ntamwibagirwa. Igihe tuzaba twarapfuye, mushobora kurikirana amateka, hari ibyo bita isi ya mbere y'abantu. Abantu babaye babi niwo bazi inkuge. Munyumve neza, iyi nkuge yakiriyemo abantu 8, ariko muri iyi nkuge harimo n'imbwa. Imbwa zakiriyemo, n'intare zikiriramo, ihene zikiriramo. Muze kuvuga ku gahene burya gahagarariye abashizi b'isoni. Bavuga ngo itorero rizabamo abantu b'imbonera gusa, harimo n'abasizi b'isoni bashaka kwambara ubusa. Itorero abantu bakaritekerezaho ukundi kandi ari rizima ririmo bantu. Ubwo uvuze ngo inkuge byanga byakunda ngo yakwenza ari no urimo, harimo n'imiserebanya, harimo n'ibiserebanya, harimo n'imbeba, harimo n'inzoka. Ubu tugwije inzoka nyinshi mu bantu, akaza yaguteze telefoni nashaka kukwangisha password bo ariko password buriya ubonaga uri kure sida gusa, ubona hacha zakigezaho naho yagufasha amajwi ukarondagora yake kugira ngo password ubona cyane inzara. Ariko ubundi kubaza yabaye umuntu gusigura umwuka wera kabaga kinzara kimutare mu bwengo kinzara zabayende. Uyu mwuka uri kujana kwa kanaka uzatuma batongera kuvugana. Tugwije benshi mu nguge ariko batihanye, kandi kugira ngo babwire ihene zabaye mu nguge zitarihanye. Vuze ngo ihene zihagarariye abantu. Muzaba buri mote zirimo mbona isi ya mbere yaribujwe n'amazi, ya kabiri burya muzasanga ari intumwa zakoze umurimo zitarize. Turukumvikana si buriya. Iya gatatu ngubu turimo rero ni iterambere. Iterambere nirizagusimukira umwizera uzaja mu ijuru. Iterambere risaba ko abantu bambara ubusa. Kumurega ibintu bigezweho cyane. Ubu hari ibiteteri byateye bitagira ibyo gufata hano ku rutugu, ibikariso gusa ibyo byiza. Bari biti bamutoye umugabo wose gukanama. Uramuze nuko bari bavuye yarangije kaminuza ati yarayirangije. None si yize kwambara ubusa wana. Tuzabona abantu bambaye dufite n'ibihugu bitazi gucengera imikanda. Akaba ariko yeguze 15 umukandara wa 5 yawucengera akawuregeza ikarisa akaba ari kugenda kureba. Irindi iterambere n'ubukirisitu. Iterambere n'ubukirisitu bamusigaye mbona abantu bafashe bibiri y'ubundi bakeya. Iterambere ni telefone gusa, akantu kose ni telefone. Munze kubaza abantu ubu kwandika byaracitse, atari uko abantu batazi kwandika. Bakubwiye ngo tugiye gukora inama, tugiye guhinga ubutunguru dutere n'imboga, turebe ukuntu tuzakira muri 2027 baraguhamba muri 2026. Urandika ugakoboka tebo bazatangiza ifumbire ngo ni inkoko. Ariko iby'Imana byo ntiwafata ikaramu ngo wandike isomo rizakwibutse mu gihe ibintu bizaba bikomeye. Iterambere rigenda rivana iby'Imana y'ibicongoza, ariko abubaha Imana, haleluya, abubaha Imana babayeho mu gihe gitandukanye kandi gikomeye baranesha. Iyo dusomye mu Baheburayo intwari mu kwizera zizeye igice cya 11 nicyo ndasoma mu magambo ndagenda ndaguruka. Kwizera kabisome ku murongo w'8. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kuja aho yaragiye kuragwa,
nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba n'umushitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategereza mu mudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema. Kwizera rero dukomeje gusoma dusanga ngo kwizera niko kwatumye Sara asama inda ageze mu zabukuru. Murebe hano tujyana. Kwizera niko kwatumye Sara asama inda ageze mu zabukuru, kugira ngo yarageje mu myaka 90. Ura mubyeyi w'umusinzira Simana bite byawe? Ubundi ukunda umuntu mukaba mwicaranye ukomeza uramunosha, aho nashaka gusinzira munosha. Yesashi ubusubu ko hano baba bahashize inyama n'umuceri abantu bamaze gukaraba, umuntu agasinzira yaba atarwaye. Kandi gutse yaba atarwaye amaze gukaraba intoki ngo dore inyama. Umukunda rero wamunosha ngo dore inyama zaje. Tagomekana muri yasi nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ndagaruka kuri abo bantu bari bafite kwizera. Sara yasamye inda ageje mu myaka 90. Burya amateka aratubwira ngo yategereje ibimenyetso byo kuzasama buri kwezi birashira. Aba hari nk'abagabo. Ubwo rero yakomeje nawe kwizera. Igihe kimwe yasaba ugendereye gusoma mu Tangiriro, muzasanga mu gice cya 21 marayika mubwiye ngo kibigiye nk'iki uzaba ufite umwana. Burya yari ari mu mbere ngo we yijamo rero batisi namubuze ngiri inkumi ubu caje niho nzabyara. Araseka, yarasetse abijuru, ariko abijuru bari bavuze. Nuko igihe kindi nk'icyo gihe yari yabyaye umwana witwa Isaka. Cyakora Aburahamu nawe yakundaga Imana, umugore wageze nyuma aramugusha. Ndavuga Sara, ngo Sara yitegereje Aburahamu akuze, avuga ati uyu musaza n'ubu butunzi dufite muzehe kuzasaza nta umwana dusigaranye, ngiye kumuzanira inkumi yaba igihe cyo kubyara cyararenzwe. Ndabaza muzehe, mbese madamu akuzaniye inkumi wayanga? Muzehe yarasetse. Aburahamu yari ihumurije ati burya rero kuva atari njye wamutese, ari umugore umunzaniye nta kibazo. Inkumi maze kubwira abagore mwebwe mwakeye muri kuririmba, atari ijuru bakuzanye ibere rigihagaze, none ubu ryaratembagaye. Atari ijuru ducungira kuri uru rusengero, ntabwo nakwihambira ku mabere yatembagaye inkumi ziha. Reba uri guseka. Wabara guhagira ibyo ngo bonga njengwa sinaye ndabyumva ngo mbonaga ngo mutari kunyumva neza. Amabere yaraguye, amabere yaratembagaye n'ijuru. Nze kubwira abantu babizera nkamwe, uba abantu umujinya wabo baratumye. Niba uyu musaza abajije ati yamugo muraheruka, uyu mugore kandi nta mugabo afite, uheruka abana biyogiye ati nta bindi murahera, ari kumubaza guteka bikakunanira, guteka igikoma bikaba biranze. Ariko mbere yuko ugira umutima wo gutumba mubi, cungira umugore wawe, umugabo wawe mu byanditswe byera. Yesu niwe wamushobora, igitsure cyawe ntabwo cyashobora umugabo. Simvuga murabyumva? Igitsure cyawe nticyashobora umugabo. Mbwira abagabo, igitsure cyawe nticyashobora umugore. Umugore wakungikanye kereka aho kumuragiza Bibiliya akaba ari imuyobora. Ntabwo wamushobora. Mbabwire, Aburahamu Satani ngo yamuteye binyuze mu mugore, kandi ko karamushobora. Yabonye Hagari bamuzanye, amabere agihagaze, atumva Imana ishimwe, uyu mugore azi kureba kure. Byashoje bukeye Hagari yatwaye inda. Abagabo bari hano, ikigeragezo umugore akuzaniye uwagicika n'umwe. Ninde tinya umugore ugisha ibivuzo, kandi reba ndimubwiriza ndibaza gusa none ndabyo ibivuzo, ariko umugore yabifasha cyane. Sebo muri kunseka bageze ngo hari imbwa mu rwanda. Yesu ashimwe. Umugore icyo ashaka yakugira cyo, wamuhakaje yamuha n'isosi y'amatoto we ukayisanga. Ni byose ibyo turizwe n'Imana rero. Turiho kubwo kwizera. Muje murakorera, mureke dukorera Imana.
ituma abagore bacu bakomeza kugira umutima mwiza. Haleluya, haleluya. Nidukorera Imana, dukora umurimo w'Imana tubikuye ku mutima, hari ibyo Imana yadukijije. N'umugore kukwihambiraho uri kwicara ukisinzizwa agakomeza akihambira kuri wewe utanamenya n'igikomye hanze. Ijuru rikakurinda uje urakiranukira Imana ubikuye ku mutima. Byarakoze, byarakoze, ntibyakoze. Ijuru ryarakoze mu buryo bukomeye. Ntabwo ari wowe uzi kurinda abana bawe, ahubwo ni ijuru ryabarinze. Si wowe uzi kurinda umugore, ni ijuru ryamurinze. Si wowe uzi gutuka umugabo, ni ijuru rikurindira. Uje urakunda iyo Mana. Duko Dawidi, uyu mugabo witwa Aburahamu, amaze kubona ko umwana mubonye ashaje, ngo yari azi ijwi ry'Imana. Mu gice cya 20 cy'itangiriro, Imana igerageza Aburahamu, iramubwira ngo aje gutamba Isaka, umwana umwe. Ariko nabyo nabikururaga, je kumvira itorero nta nshobora kuribaho. Itorero ryo gutanga umwana. Mubari hano mwebwe, sinzira mufite abana benshi, ariko umubare w'abana benshi ndawuyoberwa. Mbona abana b'iwacu bose ari beza pe. Bazo ubu ni abasore beza cyane. Umwe ari guhembwa akanyoherereza 10. Ndabaza ariko Mana warakoze we. Umwana ni mwiza araryoha. Mfite agakobwa kankunda n'agashingiye. Iyo kabonye ifaranga atari kopanga uhebuka kunywa fana nishaho sindayinywa abanyishirika abazina naje mukuboroga rero ngo nyabone. Dukomeje kumva telefone irasonye n'abantu bihanga iterambere mu butumwa isi ngo itorero ryuharije n'isi. Nkunze kubwira abantu ariko marabaga isi itorero ryuharije n'isi. Nawe ufite cya telefoni, umwana wawe wo mu Buganda ari kukohereza 100,000 ukabifata utageze ku mupaka. Niba byavuye ikuzimu, niba byavuye mu kirere, niba byavuye epfo, niba byavuye mu gihuhazi, ubwo gucungana n'inyamaswa, wacyo ukaryama ugategereza urwaho. Simvuga murabyumva. Mumenye ko iterambere ntabwo ryadusiga ngo tuvuge ngo dutegereje ko Yesu azaza. Ahubwo Yesu azaza aje gutabara itorero biri mu karengane, byose bimaze guhagarara, ibibazo byakomeye, isi yose irangamiye itorero. Yesu azaritabara. Ndasenya amagambo mu Migani paji 105 iki gitabo tugurisha 11. Amagambo avuga ngo itorero ry'Imana Yesu azarisanga ahantu hatatu. Ahambere, bamwe azasanga bari mu bituro baraze kwiyegurira ibishuko bya Satani, kuko gukunda Imana bazemera gupfa aho kugira ngo bagamburure. Kabiri, azabasanga muri za pirizo barabafunze babaziza iby'Imana. Nuvuze mu kanya bari kuvuga muzeyi, ariko akarenganira mu kari katangira. Ibi ni ibyuya ntabwo kari katangira. Gatatu, azabasanga mu mashamba barataye imirima. Nongere mbabwire kofera mwisho, nakurikiranye amateka y'ibitaro. Ibitaro mubona bisize irangi, biriya ngo ni urupfu rwicara rikagutumaho. Vayo wari usanga umenyereye isosi n'imigati, ariko vayo urya ibinini. Vayo urya ibinini. Nubwo kwera ngo ufite inka amata gasopu, vayo we urye ku binini. Banagana babirya bakamokora. Unyara urupfu rwagutumye hano ubwo wihana kwikenyeza. Kubitara urupfu rugutumaho. Akantu nasabaga madame ejo muri kumwe ngo nuramukana ubona narebye tuzemere ko abana bandwaza. Ariko impamvu ni yihe kunkuramo akaba aribo banyohagira bakansiga. Bacu hari umugabo baherutse guteragirana, yabyaye abana ariko ararwara cyane, bakazana be bakasigana kuja kumuha amazi yo kumucanira umuriro. Nuko Isa yicarabwira umuhungu we ngo ariko sha ko mbona ngurubwa buriya nakubyaye iki niyahure cyangwa. Nuko umukobwa we arabyumva, yabyaye umukobwa umwe, aragenda atuma hose ati ntiwiriwe wiyahura ndakujana iwanje ko ufite abahungu 5 b'abakire. Twakaburaho kuba muri 5, umukobwa umwe wabyaye gatatu akaba uje kurera se. Isi sirimo ibihe byiza ko mutari kunsubiza. Ese rero nagiye ku mukwe we abayo, ariko usanga komeza ariyenza ku mukobwa ati cyaswe ubundi ko gifite abana wamuzanye kugira aho ari kuneka arandira ibiryo gusa. Isa afata icyemezo bwakeye yataje, twamushinguye ejo bundi muno
baramushingura ariko urubavu rumwe rwaraboze kubera kutuba kumuhindura. Si rero kamubwire kuko ntacyo twayizanyemo ntacyo tuzayikuramo. Waba kofera mwishujura kurura mu bwenge urebe uretse izina ryawe ritajyajyamo kuva mu kwa mbere bashingura badasiba. No muri aya masaha bashinguye ugakomeza ukirata ngo umenyereye kurya neza gusa. Nyamara n'Imana ishyiramo apeti. Imana itaguhaye apeti bagutuma ku bitaro batuvayo kuva ibirayi byakunaniye ikibidini kandi wabirya nta mahano uteye. Turashimira ijuru riturinda umwaka wose apeti kabigiha.